U Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja kandi ntikigire n'umutungo kamere munini tumenyereye ari wo wiganjemo amabuye y'agaciro za peteroli n'ibindi. Abaturage bakomeje gushishikarizwa gukora kandi ubuyobozi bushyiraho politike nziza yorohereza abikorera gukora bakunguka, ndetse aho binabaye ngombwa abikorera bagahabwa ubufasha ngo bakore biteza imbere ariko kandi bateze imbere n'igihugu. Uku gukora abaturage bakunguka ibi ni nabyo byajyanye na bwa bukangurambaga bwo gusaba abaturage kwishakamo ibisubizo. Ibi bikaba ari nabyo umunsi abanyarwanda bashimaho igihugu kigeze mu iterambere kubera imisoro yabo batanga, byose bakabikora nta gahato na gato. Ntabwo ari ngombwa kurondora agaciro k'imisoro kandi byakozwe birivugira. Uko byagenda kose ariko gusora nimwe mu ngingo zagize uruhare rukomeye mu gutuma habaho impinduka z'ibikorwa by'iterambere, kandi abikora benshi umunsi batewe ishema n'inyungu zavuye mu misoro batanga. Ng'impamvu ku itariki ya 30 Nzeri ubwo n'ukwezi kwa 9 uyu munsi ari uzaba ari wo wa nyuma wo kumenyekanisha no kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021. Kuko iminsi igenda yegereza iyi tariki abikorera bose ikigo cy'imisoro n'amahoro kirabibutsa kubikora kare. Muri iki kiganiro turatangira tureba abarebwa no kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021, ari no twababwiye ko ufite itariki ntarengwa ya 30 Nzeri muri umwaka wa 2021. Abantu barebwa no kwishyura umusoro wa avance ku nyungu z'umusaruro wa 2021 n'abantu bose bagize inyungu mu mwaka watambutse wa 2020 bakaba barishyuye umusoro ku kigero icyo ari cyo cyose, ariko muri iki gihembwe bakaba basabwa rero kwishyura avance, kuko iyo wabonye inyungu mu mwaka watambutse ukanasora, ikigo cy'imisoro n'amahoro kigufasha kwiyorohereza kuzishyura umusoro mwinshi umwaka washoje. Bityo rero niyo mpamvu abasora basabwa kugenda bishyura avance. Ni ukuvuga ngo ni nk'umusoro wakaba yari mwinshi uzishyurirwa rimwe umwaka urangiye, ariko bakagenda babafasha kuwishyura mu bice bitoya, bikaborohereza rero kugira ngo ku musozo w'umwaka utazaba mwinshi. Ubwo rero abarebwa ni babandi bose bagize inyungu zisoreshwa kandi bagasora umusoro ku nyungu umwaka wa 2020. Avance ku musoro ku nyungu mu by'ukuri barwa kimwe igihe cyose mu bihembwe byose, ntabwo byihariye mu gihembwe cyabanje cyangwa igikurikiraho cyangwa icyanyuma, cyangwa ikibanziriza icyanyuma, kuko balance yishyurwa muri March 2020, izishyurwa muri March 2022. Uko rero avance ku musoro ku nyungu yishyuwe mu kwa gatandatu, uko yishyuwe nuko yabazwe ni nako ibarwa ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo ishingira ku gicuruzo cyabonetse mu mezi 3 arimo kwishyurirwa avance ubu ngubu, ariko kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6 abasoreshwa rero bahabwa igihe cy'amezi 3 mu by'ukuri kugira ngo bategure imenyekanisha ryabo, babashe kwishyura iyi avance ku musoro ku nyungu, ari nayo izishyurwa itariki ya nyuma ikaba ku itariki 30 z'ukwa 9. Rero uburyo bwo kubara mu by'ukuri bushingira ku gicuruzo cyabonetse muri ariya mezi nari mvuze. Hanyuma hari formule yateganyijwe, tumaze ubu ngubu imyaka 2 yose iruzuye dukoresha ubwo buryo bwo kubara umusoro wa avance ku nyungu, ku buryo abasoreshwa bamaze kubimenya. Hari ama brochure, hari kuri social media yacu hose ubwo buryo bwo kubara uwo musoro bumaze kumenyekana, n'abantu yewe bajyaga baza kenshi ngo tubafashe uburyo bwo kubara uwo musoro ntabwo tukibabona, bivuga ko bamaze gusobanukirwa. Ikindi kandi bashyiriweho ubworoherezwa muri systeme ku buryo nanone methodology cyangwa se formule yo kubara uwo musoro nanone irimo muri systeme, ku buryo yashyizemo igicuruzo cye cya y'amezi nari mvuze bihita byibara akamenya umusoro ari bwishyure, haba ku binyabiziga haba no kubakora inyungu zicishirize n'inyungu zisanzwe, bose babasha kubara umusoro bakamenya umusoro bishyura ku gihembwe. Kuko ikoranabuhanga ryabyoroheje uyu munsi ntabwo ari ngombwa kwirirwa uva mu kazi kawe ngo ugiye ku mashami ya Rwanda Revenue kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021. Ingamba no kudekarara mbere y'itariki ukwezi kuzajya itariki 30 gutandukanye no kuzide kwezi 31. Ubango no kudekarara kiri gihe tukishyura mbere y'itariki 30 tukirinda biriya bihano n'amande. Ukuvuga ukuntu gahunda imeze
bagenzi banjye icyo nabwira bo badekara kuri telefone nk'uko bisanzwe *800 urwego ukadekara ubona ko wari menshi ukajya kuri Rwanda Revenue ukabwira ikibazo cyawe bakagikosora ubona bihura n'amezi wakoze nta kibazo ukishyura. Njyewe ingamba nafashe mbitekereza icya mbere nkora ni ukubanza gukora imenyekanisha nkadekarara mbere kugira ntazashyirwaho ari amande y'ibihumbi 100. Gukoresha ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko byatugabanyirije imirongo twajyaga dutondaho ku mabanki atandukanye, bitugabanyishiriza nko kuri Rwanda Revenue cyane cyane wasangaga huzuye y'abantu, ndetse bikaba bishobora yuko wamara n'umunsi wose utari wishyura. Kandi uko twabonye ko ari n'ibintu binoroshye kwera yuko usanga kudekarara nta kintu bidusaba, nta kiguzi, nta kindi kintu, ntabwo tuvanga ngo tuze ngo tujye ku cyicaro cya Rwanda Revenue, tubikorera aho turi. Yewe no mu buryo bwo kwishyura ni nko tubikorera aho turi. Nta rero tubona twebwe ntabwo bitugora kwera ko ibintu byose byaratwegereje, ariko ibintu birakorerwa ku ikoranabuhanga bigatuma rero akazi katworohereza, bigatuma tutagwa muri cya gihano cyo kuvuga ngo twarakerewe. Mwabikurikiye kabasura bazirikana neza uburyo bwo kumenyekanisha no kwishyura umusoro wabo ari wo wa avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro wa 2021. Gusa kimwe mu bintu by'ingenzi ikigo cy'imisoro n'amahoro gihora kibutsa abasora nuko bajya birinda kumenyekanisha ku munota wa nyuma, kuko akenshi usanga hari abahuye n'imbogamizi. Kumenyekanisha imisoro bajya ku rubuga rwacu rwa Rwanda Revenue bakajya ahanditse pay domestic taxes here, cyangwa se wishyura imisoro imbere mu gihugu hano. Naho ngaho barahamenyereye. Iyo bahageze rero ugiye kumenyekanisha akurikiza amabwiriza akadeklara cyangwa se akamenyekanisha, hanyuma bikamworohera. Hari n'ubundi buryo rero kubasorera ku nyungu zicishije cyangwa zikomatanyije n'abari mu cyiciro cy'abasorera ibinyabiziga, bo bashobora gukoresha *800 urwego bagakurikiza amabwiriza bagatanga imenyekanisha ryabo. Tumaze igihe kinini tubivuga, tukavuga tuti kumenyekanisha ni kimwe, ni inshingano imwe kusora, ariko no kwishyura n'indi nshingano. Kimwe rero ntigihagarika ikindi, ni ukuvuga ushobora kumenyekanisha uyu munsi ejo ukazishyura. Kuba wamenyekanishije uyu munsi ejo ukazishyura ntacyo bigutwaye, nta n'igihano bitanga. Ikibi ni uko ugeza ku munota wa nyuma, ubwo ndavuga wa munsi wa nyuma ku itariki 30 z'ukwa 9 utarishyura. Nicyo kibi, ariko kumenyekanisha uyu munsi rwose nta nuza kuguhagarara hejuru ngo akwishyuza kubwira ati se ko wamenyekanishije ukaba utarishyura. Ariko icyo nashimiraga abasora bacu nuko iyo message barayibonye baranayakira. Ubu mu mibare turimo tubona muri systeme zacu nuko tubona ko kuko abantu benshi bamaze kumenyekanisha. Uyu munsi ngira ngo tugeze nko kuri 65% y'abamaze kumenyekanisha ugereranyije n'abamenyekanishije igihembwe cya mbere. No kuvuga ko message barayumvise. Impamvu tuvuga ko bayumvise nuko bamwe muri bo ntibarishyura ariko babashije kumenyekanisha. Nkaba mvuga ngo rero kuri kiriya cyiciro kindi cy'abandi 40 n'abangahe basigaye, nabo bamenyekanisha uyu munsi, nta kintu bitwaye, nta kiguzi bisaba. Nkuko nari nabivuze kandi harimo amezi 3 yose ateganyirizwa usora gutegura iryo menyekanisha rye, kuko twabonye ko igihe kimenyekanishwa ni kwa kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6. Murabibona ko amezi 3 mu by'ukuri azaba yuzuye ku itariki 30 z'ukwa 9. Ibyo rero mu by'ukuri kurenga kuri ayo mezi 3 ntushobore gutanga imenyekanisha ryawe ku gihe, cyaba ari igihombo gikomeye ugiye gucibwa ibihano byo gukererwa kumenyekanisha warahawe amezi 3 yose. Yaho rero message natanga mu by'ukuri abantu bamenyekanisha kare bakanishyura kare, kuko mu by'ukuri ari amezi 3 arahagije kuko ari we wese niyo yaba yaragize ikibazo yagikemura akamenyekanisha kandi ntibimutera ikibazo. Ubwo rero iyo namwe murabizi ikoranabuhanga rigira ibyaryo, iyo abantu bahisemo kumenyekanisha ku munota wa nyuma, hari igihe wisanga systeme zabaye ukundi, cyangwa se na connexion zo ku ruhande rw'umusoreshwa zikaba zagenda nabi, atagifite akanya k'ubwinyagamburiro kubera ko yamenyekanishije akanishyura ku munota wa nyuma. Nk'uko ikigo cy'imisoro n'amahoro kibutsa abasora bose kumenyekanisha no kwishyura hakiri kare, hari bamwe mu basora nabo bibutsa bagenzi babo ko nko muri iki gihe turi kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021, abakora ibikorwa bibyara inyungu
baba bagomba kubikora hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuvuka imbogamizi zaza ku munota wa nyuma. Sanzwe mbikora, kutagwa mu bihano no kubikora hakiri kare, nkuko turabizi nge nsanzwe mbikora, nsanzwe nsora, ariko ni ingenzi icyo nagira inama abantu nuko babikora hakiri kare mbere y'amatariki kugira ngo tutazagwa muri bya hano by'ubukererwe. Nimba ari kwishyura 50 cyangwa ijana ugasanga 150. Turi kubyitegura, twagiye tubona n'amatangazo atandukanye, ubutumwa bugufi ku matelefone, genda byiteguye according y'ibyo nungutse. Ubwo umuntu azagenda ku bakozi b'irembo cyangwa Rwanda Revenue checking, turebe, turabyiteguye, turi ready nta kibazo. Abenshi barabizi ndetse abenshi batangiye no kwishyura umusoro ku nyungu. Yewe dufite n'abadekarara hano mu isoko ryacu bagenda bibutsa abacuruzi kugira ngo hatabaho uburangare. Nubwo abasora bari kwishyura avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021, ikindi nacyo twabibutsa nuko mubizi ko hashize igihe hatangiye gahunda ya IBM kuri bose. Turizera ko buri muntu ukora ibikorwa bibyara inyungu yamaze guhitamo uburyo bwa IBM bujyanye n'ikiciro arimo, kubera ko ubu buryo bwiza bwa IBM bwatangijwe ku mugaragaro, kandi uyu munsi buri muntu wese akaba asabwa gutanga inyemezabuguzi zemewe za IBM. Muranabizi ko ibyatunze umwuga bizakurwa mu nyungu zisoreshwa z'umwaka wa 2021 ari izaba ziherekejwe n'ubundi n'inyemezabuguzi za IBM cyangwa se imenyekanisha rindi rikorewe muri Gasutamo. Aha rero Rwanda Revenue yibutsa abacuruzi bose gutanga inyemezabuguzi za IBM, kandi zikazabafasha mu gihe bazaba bari kugaragaza ibyatunze umwuga bizaba biri gukurwa mu nyungu zisoreshwa. Message rero hano twatanga cyangwa se duhora dutanga nuko buri wese tumukangurira gusaba inyemezabuguzi ya IBM igihe cyose aguze. Umuguzi wari we wese mu cyiciro aherereyemo biramusaba gusaba iya nyemezabuguzi, kubera ko ibyatunze umwuga ntibizemerwa igihe bitacishijwe muri IBM. Hari rero abafite ikibazo bahora babaza batari ko hari benshi batugurishije batarabona iryo koranabuhanga, uretse ko nta n'imbogamizi zo kubona iryo koranabuhanga, ni koranabuhanga dutangira ubuntu uwari wese yarigeraho ku buryo bworoshye, ariko bakomeje kubigarukaho bati hari abatugurishije ntibaduhe za nyemezabuguzi. Twe tubakangurira kugenda bagasubira ahandi baguze, bakababwira bati dore wampaye inyemezabuguzi koze n'intoki kandi ntiyemewe, bizatuma ngira igihombo kubera ko ntazashobora kuyigabanyisha inyungu zisoreshwa zanjye z'umwaka wa 2021. Ndagusaba kuyicisha muri mashini yawe cyangwa muri system ya IBM kugira ngo nanjye mbone icyo nzashingiraho. Ibyo rero mu by'ukuri turacyarimo kwigisha, turacyakomeza gukangurira abantu. Hari n'abakubwira gusa ngo ntitubyumva, ariko mu by'ukuri twizeye ko bazagera aho buri wese akabyumva, ariko nta mbogamizi zari zikwiye kubamo kuko ikoranabuhanga ritangirwa ubuntu nkuko nari mbivuze, kandi n'utararikoresheje icyo gihe mbere ashobora ubu ngubu kurikoresha agacisha mu za nyemezabuguzi, iya mbere akayikansolinga ikavamo, ntacyo bitwaye. Niyo message muri rusange natanga, ariko turacyakomeza ubukangurambaga. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Twagarutse ku musoro wa avance ya kabiri y'umusoro ku musaruro w'umwaka wa 2021 ufite itariki ntarengwa 30 Nzeri yo kuba wamenyekanishijwe kanishyurwa. Mwabikurikiye ko komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu yibutsa abasora kujya bamenyekanisha bakanishyura hakiri kare, kuko akenshi buzi ko kubikora ku munota wa nyuma hari igihe havuka imbogamizi. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gishima umusanzu w'abasora mu kubaka igihugu, kandi bigenda bikorwa byiza biturutse mu misoro bikorera batanga byose birivugira. Gusora nabwo ni bumwe mu buryo bwo kwigira u Rwanda rwahisemo.